kuko wasabye Uwiteka kukurengera, nawe arabyemeye arakurengeye. Hakira kurengerwa n'Imana, hakira gutabarwa n'Imana, hakira gushigikirwa nayo. Imana irambwiye ngo ikinguye isoko ku buzima bwawe, kuko ugiye kuvoma ukuzuza, ndetse uzaherezaho n'abaturanyi kuri ayo mazi. Uwiteka we ni wowe ubizi, ubukene bwanjye ni wowe ubizi, agasuzuguro ndi gusuzugurwa ni wowe ukazi, amarira ndi kurira ni wowe uyazi, uburyo nabuze ibitotsi ni wowe ubizi, uburyo akazi kahagaze ni wowe ubizi. Mbonye Imana iguhaye urugo rw'umugisha, mbonye Imana iguhaye urugo rw'umugisha. Kandi ikindi cya kabiri nuko mu bintu Imana ishyize ku buzima bwawe, iguhaye impano y'ubucuruzi. Naho wazacuruza biriya byatsi harya babyita ngo iki? Imishogoro. Cyubahiro ni cyawe Mana, cyubahiro ni cyawe Yesu. Ko mbonye abantu bishyurira amazu, nkabona abandi basohoye mu bupangayi, mbonye amasezerano yakinguwe, mbonye usohoje umugambi wawe. Ugeze kandi ugitunganye, reka ugikingurire gukiranuka. Mu izina ryawe riko mfite imbaraga, mu izina rifite, reka urukuze kwigaragaza, kuko ushoboye byose. Niwe wavuze biraba, kandi utegetse birakomera. Mu izina ryawe Yesu, amen, amen. Nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, nisunze Umukiza ukomeye, unze Umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze Umukiza ukomeye, nezezwa nuko Yesu anyobora, nisunze Umukiza ukomeye, sinkiyoberwa inzira nyuramo, nisunze Umukiza ukomeye, niseguye awe Yesu, singitinya, nisunze umutima wanjye nuhagaze, nisunze Umukiza ukomeye, ngubwa neza ndi kumwe na Yesu, nisunze Umukiza ukomeye, amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze Umukiza ukomeye. Mwami wanjye utanga akazi, utanga akazi ku bagabo, utanga akazi ku bagabo, utanga akazi ku bagore. Mu izina ryawe rikomeye, reka utange ubwenge mu bana. Mu izina ryawe rikomeye, twatangiye umwaka uvuga ko abakwiringiye batazakorwa n'isoni. Ayi Uwiteka we, kingura amarembo, kingura ikirere cy'ubutabazi, ongera ugire ibyo womora, haleluya, ongera ugire amarira uhanagura. Mu izina ryawe rikomeye, kuko ukuboko kwawe ariko twiseguye muri aka kanya, haleluya. Ndaguhamagaye ngo izina ryawe, imbaraga zawe, kurengera kwawe, oh haleluya, kutuzeho, nyemera utuzeho, kandi umwuka watuganze, kuko ushoboye byose. Izina ryawe niryamamare, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ayi utavuze nta cyaba, kandi utakoze nta cyakoreka. Niyo mpamvu dukomeje kwizera amaboko yawe, kuko ariyo magari, ari yakomeye. Ni mu izina ryawe Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane, kandi Yesu nashimwe. Ndanezerewe kandi ndashimye Imana by'umwihariko kuri uyu munsi. Yari iminsi myinshi ntagera kuri uyu musozi, ariko Kristo abyemeye uyu munsi
ku itariki ya 3 ni mu cyumweru cya 2 cy'ukwezi. Ni ukuri tuje guhigura umuhigo wo gushima ndetse no gutangira n'ukwezi imbaraga. Haleluya. Imana yavuze ko izabana natwe ndetse ko itazadusiga. Ariko uyu munsi wa none hari icyo nongera kubwira abanyumva ndetse n'abanzi, ariko no kwivuga ni umuco w'abakiranutsi w'abakristo. Ku mazina nitwa Prophete Ezekiel Mfitumukiza. Manje kubasuhuza mwese aho muherereye, abadukurikirana ku gitangazamakuru cya Prophete Ezekiel TV. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Kandi uyu munsi nazamutse mfite ibyifuzo bitatu. Icya mbere cyari cyo gusengera umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana uracyafite ingorane nyinshi cyane, kuko abanyamasengesho bakeneye imbaraga, abakristo bakeneye amavuta, kandi itorero riri mu bibazo. Urubyiruko Satani aracyarurasaho imyambi. Niyo mpamvu umurimo wo gusenga ugikomeje. Iki si igihe cyo kuryama, ahubwo ni igihe cyo gusenga. Haleluya. Ijambo ryarambwiye ngo Yesu ararira. Haleluya. Arira Yerusalemu. Ubwo abantu babonaga akazi kagenda, bakabona abacuruza ubucuruzi butambuka, abarima beza, bakabona abubatse amazu bayubaka, abategura amakwe bayakora. Ariko Yesu ntiyabona ibyo babona, abona ko bagiye kurimbuzwa n'ibyaha byabo. Nuko ngo Yesu ararira. Imana itugirire neza cyane. Yesu ntiyarijijwe nuko amazu bagize menshi, bagize imiturirwa myinshi. Yesu yarijijwe n'ibyaha byabo. Yesu yarijijwe n'ibyakorerwaga i Yerusalemu. Nibwo yavuze ngo ayi yewe Yerusalemu we, iyo wari uzi icyaguhesha amahoro, ariko noneho gihishwe amaso yawe. Imana itugirire neza cyane. Kwizera kudafite imirimo ntacyo kwaba kumaze, nta nicyo kwahindura. Imana kiturengere cyane. Reka mbabwire ngo amasengesho meza ni amasengesho afite impinduka. Reka mbabwire ngo amasengesho meza ni amasengesho usenga ukayasenga afite intego. Ongera uhindura isengesho. Haleluya. Hari icyo Yesu yavuze ku ibuye. Haleluya. Hari icyo Pawulo nawe yavuze ku ibuye. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Yaravuze ngo ibuye ryanzwe niryo ryabaye iryo gukomeza imfuruka. Birashoboka ko waba uri kunyumva uri umugore, umugabo wawe muheruka kwitana basheri cya gihe mugiteretana. Birashoboka ko ukimara kubyara yaguhinduye ubusa imbere ye, agutesha agaciro, agutesha ubumuntu. Kubera igihe impamvu nyinshi ni ubukene, kandi indi mpamvu ya mbere ni ibyiyumviro. Yatekerezaga ko umuryango hari icyo awuronka, kuko nawe ntacyo yari cyo. Abuze byose ahindukira kukwita injiji, kukwita ikigoryi, ntabwo ushoboye, ntiwize. Agutereta yari abizi kutize n'ubundi. Mubana muri ubwo buzima yarazi dayimoni uhanganye, yarazi umuryango, yarazi igisekuru cyawe. Ariko ageze mu mahinana, haleluya, bwa buranga bwamukururaga, amaze kububona yirengagiza isezerano yagusezeranije ngo ndagukunda. Imana itugirire neza cyane. Imana yanyeretse hari abagabo barara batuma abagore babo amafaranga. Reka nkubwire, uwo mugore utuma amafaranga buri munsi, hari igihe azayashaka mu nzira zidakwiye kugira ngo ayaguhe. Nabyo nubimenya bibe ugusenya ku muryango. Ariko iyo aba wari uri maso wagatumbiye ijuru, iyo aba wari uri maso wakarebye ijuru, kandi ijuru hari icyo rigiye gukora. Nta kibazo ufite ijuru rinaniwe, nta burwayi urwaye ijuru rinaniwe, nta bukene ufite Kristo atananira. Buri kimwe cyose aragishoboye. Hari igihe wizeye amaboko y'abantu agusiga mu bibazo, hari igihe wiringiye imbaraga z'abantu ziragutererana, ariko isegura ukuboko kwa Kristo. Ijambo ryarambwiye ngo no mu rupfu tuzajyana. Haleluya. No mu bigaragaza tuzabana nawe, batwanze tuzabana nawe, imiryango twashakiyemo yatwanze Yesu azaba hari, yadukunze azaba hari, imyambaro yabonetse Kristo azaba hari, nawe yabura azaba hari, akazi kaboneke Kristo arahari, nikanabura Kristo arahari. Imana itugerere neza cyane.
va mu kwaha kw'abantu winjire mu kuboko kwa Kristo. Va mu byiyumviro by'abantu, tangira wige kubaho weho n'Imana gusa. Ongera uhagurutse ibihe byo gusenga. Mu mabanga nahishuriwe nuko amasengesho yabaye make mu ruhande rwawe. Niyo yabaye inzira kugira ngo Satani agufateho ijambo. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka ahangaha. Mu gitabo cya Yeremiya ibice 15 turahera ku murongo waho wa 15. Umutwe w'amagambo uravuga uti Imana isezeranya Yeremiya kumurinda. Imana itugirire neza cyane. Uyu munsi hari isezerano Imana igiranye nawe ubwawe ko igomba kukurinda. Hari isezerano Imana ivuganye nawe uyu munsi ko igomba kukurinda. Nubwo ubona indwara ari nyinshi ku buzima bwawe, nubwo ubona ibigaragazo byahagurutse ari birebire mu cyerekezo urimo gucamo, nubwo ubona ndetse abantu b'ingenzi waruzi ufite wiringiye bakuvuyeho n'abantu nyine, ariko akiri isezerano ry'Imana kuri uyu munsi ryo kurindwa nayo. Iyo umuntu arinzwe n'Imana ntabwo agira ubwoba. Niyo Satani aje akigaragariza mu nzara, yibwira wa nzara we, gira vuba ugende, mfite isezerano ryo kurindwa n'Imana. Naho waba uri umupangayi ukaba ubona ukwezi kwamaze kurengaho iminsi 3, niba ufite isezerano ryo kurindwa n'Imana, komera. Iri joro ni ryo rya nyuma. Buzacya, nejo buzacya, nejo bundi buke mu izina rya Yesu. Dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka ni wowe ubizi, unyibuke kandi unsure, umporere. Abandenganya kubwo kwihangana kwawe ntunkureho. Umenye yuko nababajwe nkatukwa kubwawe. Amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya, maze ambera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanjye. Kuko nitiriwe izina ryawe, Uwiteka Mana Nyiringabo. Haleluya. Sinicaye mu iteraniro ry'abantu bishima bakanezererwa, ahubwo nicaye ukwanjye kubw'amaboko yawe. Kuko wanyujujemo uburakari, kukimorana umubabaro. Uruguma rwanjye rutavurika rukaba rwanze gukira. Mbese koko uzambera isoko ishukana, cyangwa ni nk'amazi akama? Nicyo gituma Uwiteka avuga ati, nugaruka nzakugarura, kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubivana mu bigawa. Uzaba nk'akanwa kanjye, bazakugarukira ariko ntuzabagarukire. Kandi nzakugira inkike yubakishijwe imiringa, ibe igihome gikingiye. Abo bantu nabo bazakurwanya ariko ntibazakunesha, kuko ndi kumwe nawe ngo nkukize kandi nkurokore, niko Uwiteka avuga. Nzakurokora nkuvane mu maboko y'abanyabyaha, kandi nzagukiza amaboko y'abateye ubwoba. Amen. Mana, ndagushimye kubw'ijambo ryawe. Ndakunezerewe ko uri umukozi w'umuhanga. Kubw'ijambo ryawe utwoherereza umwuka wawe wera, arushaho kuridusobanura no kuritwumvisha. Ijambo ryawe rirasengeye ntitwarisengera, ahubwo dusengeye imitima igiye kuryakira, ngo igubwe neza naryo kandi irusheho gukunda. Kubw'ineza n'imbabazi zawe urakoze Yesu. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Natangiye n'indirimbo ivuga ngo nyuzwe, haleluya, n'ukuboko. Nyuzwe n'ukuboko kwa Kristo.
sinkitinya ibimbaho, sinkicogorwa n'amakuba, sinkisubizwa inyuma n'amagambo, sinkiterwa ubwoba n'abarozi. Naho ibiturika byaturika nta bwoba nkifite, kuko nisunze ukuboko k'umukiza ukomeye. Haleluya. Mu buzima hari igihe umuntu yicara akiringira bijyanye n'uwo yiringiye cyangwa n'ibyo yishingikirijeho. Yeremiya yigeze agira ibihe nk'ibi, ariko bimubera imvabusa. Haleluya. nuko ngo yicaye umunsi umwe, igihe kimwe abonye mu majyepfo byanze, mu majyaruguru byanze, mu burasiro bw'izuba byanze, ngo nuko arebe Haleluya. Ariko ngo arebe ndetse mu bice byose abonye byarangije ararira. Haleluya. Aririra Imana. Haleluya. Arayirira avuga ati Uwiteka we, ni wowe ubizi, ubukene bwanjye ni wowe ubizi, agasuzuguro ndi gusuzugurwa ni wowe ukazi, amarira ndi kurira ni wowe uyazi, uburyo nabuze ibitotsi ni wowe ubizi, uburyo akazi kahagaze ni wowe ubizi. Imana itugirire neza cyane. Ni wowe ubizi, ni wowe ubizi, ni wowe ubizi aho umwaka watangiriye, ni wowe ubizi aho ugeze, igisuzuguriro cyanze kumvaho. Indwara yanjye narayirwaye, uruguma rwanjye ntiruvurika, ariko se Uwiteka uzambera nk'isoko ishukana cyangwa uzambera nk'amazi? Yeremiya arira ibye. Yeremiya atakambira Uwiteka. Yeremiya amwereka igisuzuguriro kimumazeho iminsi. Haleluya. Haleluya. Ariko Uwiteka arangije aramwumva, ngo nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati nugaruka, haleluya, nzakugarukira kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi bishimwa nubivana mu bigawa. Mbabarire wongere ugaruke aho wari uri, Kristo aragukeneye. Ya ntebe wicaragaho Yesu aragukeneye. Wari uzi kuririmba warabiretse, Yesu aragukeneye. Nugaruka, haleluya, nzakugarura. Niwihana nzakubabarira, nunyemera nk'umwami n'umukiza nzagutabara. Haleluya. Ariko nugaruka nzakugarura. Hari n'impamvu Uwiteka azakugarura, nukugira ngo uhagarare imbere ye utunganye rwose. Imana itugirire neza cyane. Biriya byari biguteye ubwoba, bazakurwanya ariko ntibazakunesha. Kubera iki? Uri mu maboko ya Kristo, uhagaze imbere ukiranutse, utariho urubanza rw'icyaha, hari nta n'ikibi cyari cyo cyose kikuriho. Nugaruka nzakugarura, haleluya, kugira ngo uhagarare imbere yanjye utunganye rwose. Imana itugirire neza cyane. Ngo nuvana ibigawa mu bishimwa, haleluya, icyo gihe uzamera nk'akanwa kanjye. Imana itugirire neza cyane. Hari abantu bajya bagira ubwoba ngo bahuye n'abahanuzi, ngo babavumye, ngo bahanuye ibiki. Password ni ugusenga. Imana itugirire neza cyane. Reka dusomere ijambo riboneka mu Bami ba Kabiri, ibice byaho ni 19, umurongo wa 20. Haravuga ngo iki? 20. Mutwe w'amagambo aravuga ngo Yesaya ahanura ibizaba ku mwami wa Ashuri azize umurengwe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Hanyuma Yesaya mwene Amosi atuma kuri Hezekiya ati, Uwiteka Imana ya Isiraheli iravuga ngo kuko wayisabye kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri, irabikwemereye. Amen. Ndagira ngo nkwibutse ko ubusabe bwawe uyu munsi niryo jambo nkarutse kukubwira ko ryahawe agaciro n'Imana. Bya byifuzo wabonaga ko bitashoboka, y'amasezerano wabonaga ko naho yanyura, byahawe agaciro. Haleluya. Byahawe agaciro n'umwami Imana, kuko ijambo rirambwe ngo kuko wasabye Uwiteka Imana kukurengera
kurengera ngo ku mwami Senakeribu umwami wa Ashuri, noneho Uwiteka yabikwemereye. Haleluya, Imana itugiriye neza cyane. Hari igihe Imana ikubwira nzakuvana mu bupangayi, wareba nta kazi, wareba no kwishyurira abana amashuri byanze, wareba n'isahani byanze, mituweli yabaye ikibazo. Imana izamvana mu bupangayi binyuze hehe? Haleluya. Ariko uyu munsi nkuzaniye ijambo ry'ihumure, kuko wasabye Uwiteka kukurengera, nawe arabyemeye, arakurengeye. Hakira kurengerwa n'Imana, hakira gutabarwa n'Imana, hakira gushyigikirwa nayo. Imana irambwiye ngo ikinguye isoko ku buzima bwawe, kuko ugiye kuvoma ukuzuza, ndetse uzaherezaho n'abaturanyi kuri ayo mazi. Imana itugirire neza cyane. Ujye utandukanya isoko n'ikidendezi. Ikidendezi iyo kibonye izuba rije kirakama, ariko isoko ntigikama, igihe cyose ihorana amazi. Ni ikimenyetso cy'uko Imana iguhaye ibiguhaye, kandi ngo umugisha Imana itanga nta mubabaro n'umwe igerekaho. Wari warirengagije ijambo, ngira ngo nkwibutse uyu munsi Yeremiya 3:3, aho wa 2 n'uwa 3, ntabaza ndagutabara. Yeremiya yiganyiriye byanze, Imana iramwibutsa ati ariko wantabaje ko ndagutabara, ko hari n'ibyo utazi ndakwereka, ko hari n'ibikomeye utabona nza kuguhishurira, ko hari n'ibyahishwe utazi nza guhishura. Haleluya, ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye biruhije utabasha kugira gute kumenya. Imana itegirire neza cyane. Humura, ubusabe bwawe bwemewe. Humura, icyifuzo cyawe cyagize agaciro ku Mana. Humura, urugamba wari urimo kurwana Uwiteka ararunesheje, kuko wamusabye kukurengera, nawe arabyemeye, arakurengeye. Akira kurengerwa n'Imana. Imana itegerere neza cyane. Wari wabuze akazi, akira akazi mu izina rya Yesu, kuko wari wasabye Uwiteka kukurengera guha akazi, aguhaye akazi mu izina rya Yesu. Wari wabuze ubwishu bwa Bayeri, akira ubwishu. Haleluya, ndetse ubwishu Imana iguhaye nuko iguhinduriye ubuzima. Wari wayisabye kukwishyurira inzu, ariko Imana iguhaye inzu. Ahubwo se ufite kwizera, akiriye inzu Imana iguhaye. Abapangayi ntabwo Imana iza kubishyurira amazu ngo mube mu mazu. Iyo si gakondo yanyu, si umurage wo gupangisha, si umurage wo kuba mu mazu ya rubanda. Nimwinjire mu mazu yanyu mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza cyane. Ongera uhaguruke utabaza Imana, ongera uhaguruke utabaze Iyera. Haleluya, ongera uhaguruke utabaze Imana. Oya, Uwiteka ntareba umubabaro wawe, ahubwo yibuka isezerano yagusezeranije. Uwiteka ntabwo areba amarira umaze iminsi urimo urarira, ahubwo yibuka umugambi mwiza gufiteho. Uwiteka ntabwo areba Irodobari waheze, ahubwo yibutse ko isaha igeze ngo akuvaneyo. Va etokeriye zote tayire, vayo mu izina rya Yesu, kuko ubusabe bwawe wayusabye kukurengera, nayo yakurengeye. Niko ijambo ritubwiye. Hakiri ko kurengerwa n'Imana. Imana itugirire neza cyane. Uyu mwanya ndimo kuvuga ubu butumwa, numvishije hari iyerekwa rikingutse. Hari umubyeyi umwe akurikiranye iyi video, nyamara afite abana. Muri abo bana afite harimo abo wagira ngo mu mutwe barahakoropye. Ku ishuri byaranze, mu rugo byaranze, mu biganiro byaranze, ibintu byose byaranze. Buri munsi ahora arira avuga ati Imana, koko ninjye wabyaye aba. Imana irambwiye nawe Imana irakurengeye. Imana yateje ikibazo kwa Hana, kuko ijambo ryarambwiye ngo Uwiteka ubwe niwe wasibye inda ibyara arayifunga, kandi igihe kigeze niwe wayizebuye. Wari inkumba arabyara araheka. Humura nawe, hari icyo Uwiteka akoze ku rubyaro rwawe, kandi uhereye umunsi birahindutse mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza cyane. Yesaya 50 ku murongo waho, haleluya, wa 7, kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara.
nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hagakomera hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Humura ibyari biguteye gukorwa n'isoni nabyo birarangiye, nabyo bikuweho, kuko Uwiteka ari ugarutse ku buzima bwawe. Muri Zaburi igice cya mbere aho hepfo niho havuga ngo bo bazawana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, amababi yacyo ahora atoshye kuko gituye hafi y'umugezi. Bakuvuze menshi, bakuroze kenshi, baguciye intege kenshi, bagusubije inyuma kenshi, ariko ndimo kumva ijambo rimbwira ngo Uwiteka akoresheje itegeko mu kibazo cyawe. Uwiteka akoresheje itegeko mu rugamba ruri kurwana. Si ngombwa ngo Imana ijye kwirirwa ishakisha abatanga buhamya, si ngombwa ngo yirirwe ijya gushakisha abavoka, si ngombwa ngo ijye kwirirwa ishakisha ababibonye abari bahari. Ikoresheje itegeko, kuko ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ikoresheje itegeko mu kibazo cyawe. Ab'isi ntibatinye kuvuga ko batwitse bamanutse, ariko twe dutwitse tuzamuka, twigira mu ijuru, twigira ku Mana, twigira mu masezerano yacu, tujya kwakira mariage, tujya kwakira imigisha Imana duse, tujya kwakira urubyaro Imana yatubwiye, tujya guhura no kugira neza kwayo. Za viza zakingutse, yewe ibitangaza byakoretse, twahinduriwe amazina, abari abatindi babaye abakire, abari abibihe byahise babaye iby'uyu munsi. Za modoka Imana yavuze twazibonye, yamazu twayinjiyemo, imirimo turimo tuyikora, amafaranga tutakiyinginga, kubera ko isaha igeze. Yesu yakoresheje itegeko, kwa kuboko kwe twiringiye, kwa kuboko kwe turi kumwe. Yesu aracyakora, Yesu aracyavuga, Yesu aratabara, Yesu arasubiza, kandi akoze igikomeye ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ye mubyeyi, Yesu nashimwe cyane. Mwuka w'Imana hari ikintu arimo kumbwira. Mwuka w'Imana hari ikintu arimo kumbwira ku buzima bwawe, kandi iki kintu Imana iragikoze. Mbonye weho uri mu rugo kandi ibintu byagucanze, mbonye amarira yawe nayo ari maremare cyane. Ntufite umuntu uririra, ntufite n'umuntu utakira. Imana irambwiye ngo iragutabaye. Imana irambwiye ngo iragutabaye, kuko nta n'imikorere wari ufite. Hari akazi wari ufite se? Ibintu by'ubupangayi byagucumuje gute? Ndi kubona rwose ibintu by'ubupangayi byabaye ikibazo ku buzima bwawe. Aba bana ko mbona barimo bazenguruka imbere zawe, naho bashyira ari ntaho. Umugabo we yagiye, ko mbona nawe byabaye urugamba. Abana ntabo, nta bantu ufite mu nshingano zawe kureba. None ko wari uhakanye, umva ikintu Imana imbwiye. Je agukora ku mutwe, ugira ngo ni ibintu bisanzwe, agutwara umwitwaro. Icyo gihe wakojejeho amaboko hagwamo ikintu bita inyatsi. Ngiye kukubwira ibintu bitatu. Iyo wambaye ugira ngo ntiwambaye, ndakubeshyeye. Kabiri, iyo ujya gukora urakora pe, ariko
ariko iyo ugiye gusarura, ugiye kureba umusaruro mu bintu wakoze, uribaza nashoye, nahinze, nagize nte, mbese ugasigara wifashe mu manyanginya wumiwe gusa. Ikindi cya gatatu, abantu baraza bakakubeshya ko bagukunze, nawe ukajya muri mudu, ariko byaba bigeze ngo murase ku ntego, uko bagiye ntubimenya, nuko byarangiye ntubimenya. Ibi bintu bitatu umbwira icyo nkubeshyeyemo. ntacyo. Ese ufite kwizera muri uyu mwanya ngo dusengane? Ese ufite kwizera muri wowe byibuze ngo uyu munsi ubu wa nyuma uzamutse hano urira, byibuze ngo iki gitondo kibi cya nyuma, kibi cyo gusubizwa kwawe, byibuze uku kwezi kuba kwa nyuma, kuko gutabarwa ku buzima bwawe, waba ufite kwizera? Reka dusenga Imana. Mana data wa twese, uwera wa Isiraheli, turagushimye ko ari wowe ushobora byose. Ni wowe uhishura ibihishwe, kandi ni wowe ugaragaza kugira neza kwawe. Umuja wawe ndamukweretse Mana, nawe yazamutse umusozi kandi awuzamukana amarira, umubabaro n'agahinda kenshi. Zeto talabi entostaye. Ni ukuri nawe yagusabye kumurengera, kandi umaze kutubwira ko wamurengeye. Niyo mpamvu mukuyeho inyatsi zose, niyo mpamvu mukuyeho imbaraga mbi z'umwijima. Abatwaye umwitwaro we ngaruye ubuzima, abatembagaje ubuzima bwe ndabugaruje, abavuze ko atazashaka ndamushyingiye mu izina ryawe Yesu. Uru rugo ndumugejejemo, uru rubyaro narubone, nibyo letotahi zepe totalankeriye, nibyo nibyo. Urakoze ko ushoboye byose, kandi urakoze kuri igitangaza. Ndagushimye kugira neza bugacya bukira, kandi akarota abaye umuja wawe. Urakoze kubw'imbaraga ukinguye ku buzima bwe, urakoze kubw'amasezerano umuhaye, ndetse ukaba uyasohoje. Ni mu izina ryawe Yesu, amen. Kino cyumweru dutangiye kitararangira, ndabona Imana iguhaye umugisha. Mbonye Imana iguhaye urugo rw'umugisha, mbonye Imana iguhaye urugo rw'umugisha. Kandi ikindi cya kabiri, nuko mu bintu Imana ishyize ku buzima bwawe, iguhaye impano y'ubucuruzi. Naho wazacuruza biriya byatsi, harya babyita ngo iki? Imishogoro. Bazayigura, uranyumva? Bazayigura nk'abagura amasuka mu ihinga. Ikintu cyose uzakozaho imitwe y'intoki, Imana ishyize mu biganza byawe impano y'ubucuruzi. Imana iguhaye impano y'ubucuruzi, uzahinga ariko umenye ko ugomba gucuruza. Nujya mu biro uzamenye ko ugomba gucuruza. Imirimo yose uzakora uzamenye ko ugomba gucuruza. Gucuruza niho Imana ikinguriye imigisha, kandi ni naho isohoreje amasezerano ya ugiye kuzajya ugendana igikapu cy'amafaranga. Ndabona wagize amafaranga kuri banki, ugiye kugira amafaranga avuye mu tuntu tw'ubusabusa. Amafaranga agenda byimba byibuhe, witwe nyirakamahi kubera amafaranga. Mbonye Imana ikugiriye neza, kandi witegure uyu mwaka utararangira uzaba uri mu rugo rwawe. Uyu mwaka utararangira, uyu nguyu utararangira, uraba uri mu nzu yawe, kandi uraba uri kumwe n'umugabo wawe, mu izina rya Yesu. Imana iramwe ngo iguhaye umugisha, kandi gutabariye n'umuryango.
irambwiye ngo hari icyo ikoze muri famiye yawe, kandi hari icyo ikoze no ku buzima bwawe, kuko ikurengeye nyine kandi ikabigutabaye, ndetse ibyo wazamutse bikuriza. Imana irambwiye ngo inyuranije amaboko kuko yitamuruye. Irambwiye ngo itindanye nawe kandi ikoze ikintu gishya ku buzima bwawe. Yewe sha nimupfukame mbasabire umugisha ku Mana. Ahangaha ndimo ndasoza. Nje ninginga Imana ngitwereke Yesu umwakire na we niko nkusabira. Mana, aba bana basabiye umugisha, bageze hano hari ibibariza, hari ibyo bagusaba. Mbasabiye umugisha wo kwaguka, wo gutera imbere. Bongerere ubwenge n'imbaraga, bakuriza imbere zawe mu izina ryawe Yesu. Rwanya ibibarwanya, hangana n'ibibahanganisha, cisha bugufi byari bishyize hejuru ku buzima bwabo, kandi ubahereza imbabazi n'imbaraga zawe, kuko ushoboye byose kandi ukaba uri umukozi w'umuhanga. Uhereye none n'ibihe byose urera cyane, ni mu izina ryawe Yesu urakoze, amen. Imana irambwiye ngo ibahaye umugisha. Murimo kunyumva? Imana ibahaye umugisha, ariko mwirinde turiya dushuti twanyu. Mbonye mufite udushuti tugenda tubakurura tuberekeza mu busambanyi, mutwirinde mutureke. Imana mbonye ibahaye umugisha, mbonye iyo ngiyo ariyo Satani muhanganye nayo, kandi mwirinde ibintu byo gusuzugura ababyeyi banyu, mubeho mu mwuka wo kubumvira. Muranyumva? Ibindi Imana ikoze kuri mwe n'ubuzima bwanyu ihinduye, kandi ni amateka ibahinduriye. Mwumvishe ibintu bibiri: muririnda ababakurura mu busambanyi no gusuzugura iki? Ababyeyi banyu. Ibindi Imana ibagiriye neza, kandi ibindi Imana ibahaye umugisha. Nimwakire umugisha w'Imana, nimwakire umugisha w'Imana. Reka dushime Imana kuko ari Imana ishoboye byose. Niyo yatangije uyu murimo, ni nayo izawusoza. Ijambo twasomye ryatubwiye ngo kuko wasabye Uwiteka, haleluya, kukurengera nawe arakurengeye. Reka dushime Imana rero. Mana, turagushimye kuri umukozi w'umuhanga. Ni weho watangiranye natwe kandi nawe usozanyije natwe. Tugushimiye umugambi mwiza udufiteho, tugushimiye uburyo waturengeye. Mbonye ukiza abarwayi barwaye indwara zitandukanye, haleluya. Mbonye utabaye abantu bari mu magomerane, mu bihe bikomeye. Yesu, icyubahiro ni cyawe Mana, cyubahiro ni cyawe Yesu. Ko mbonye abantu bishyurira amazu, nkabona abantu basohoye mu bupangayi, mbonye amasezerano yakinguye, mbonye usohoje umugambi wawe. Haleluya, haleluya. Icyubahiro ni cyawe Mana. Urakoze kuri byose, kandi urakoze kuri umwami. Munezere kuko uri icyubahiro uhereye uyu munsi n'ibihe byose. Komeza uganze kandi utegeke, nuko tukumurikiye ukwezi kwa gatandatu ndetse n'indi minsi isigaye imbere yacu. Mukomeze kutubera Imana, kuko ari wowe byiringiro by'umugisha. Uhereye none ni wowe uhojeje abarira, kandi ni wowe utabaye. Ni mu izina ryawe Yesu dusenze, dusabye bike, ngibindi biduhane n'abakwizera. Urakoze, amen, amen. Bampera umugisha, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Abifuza gusengana natwe by'umwihariko biremewe. Tuba dufite amasengesho yo gusengera ibyifuzo kuwa mbere no kuwa kane. Uciye aho kuri Prophet Ezekiel ushobora kuhabona nimero yacu, waduhamagara, ariko twanayiguha ntacyo bitwaye. Ni uguteranya 250 0 nako 7 88 32 52 23. Reka nsubiremo, ni 0788 32 52 23. Kwa Yesu byose birashoboka. Dufite ubutwari ndetse n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka ndetse na scorpion. Dufite ubutwari n'ubushobozi bwo kubohora imbohe mu izina rya Yesu. Dufite ubutwari n'ubushobozi bwo guhagarika imigambi y'ababi mibisha ku buzima bwacu. Erega ngo twapfanye na Kristo tuzukana nawe.
ntabwo tukiri abafatwaho ijambo nuko buri wese abishatse kuko turi mu mugambi w'Imana. Hari yavuganye natwe, hari n'ibyo yatubwiye bitarasohora turindiri. Iyo umuntu arindiriye rero amasezerano n'uwayamwiringije ari umugabo ukomeye, ntabwo acika intege, ntabwo acogora, ahubwo ahorana ibyiringiro, ahorana kwizera rwose, kandi aba afite wowe ufite icyo wavuganye n'Imana akomera. N'uwari utagifite uyu munsi urakibonye upfa kubakurikiranya iyi video, akira kurindwa n'Imana. Imana itugirire neza cyane. Ndabakunda cyane rero kandi ndabishimiye. Reka mbabwire ngo shalom shalom. Imana nyiramahoro ibuzuze ibyiza kandi imigisha iva ku Mana ibazeho mwese. Murakoze.